ntigeze no kwisunga ahantu bita ngo nimba ari umubyeyi sinzi ko ni ikinamico njya numva nimba ari umubyeyi utaraheraniwe n'agahinda twumva ari ikiganiro cy'ibintu bya jenoside ababyeyi baburanye n'abana babo n'abana baburanye n'ababyeyi babo nza kubandikira ariko bugeze nza kongera ndifata ndavuga nti imyaka ishize ntago naba nkimubonye ariko nkaba narigeze kumva ikiganiro cy'umubyeyi wari ugishakisha abana basa kuvuga bati abana rero bajye muri Aruferino tuza no kugera i Bugesera bavuga abantu mu bajyane za Bugesera umva nitwari tuhazi umuro warageraga ukagenda umenya tugeze aha naha bageze za Bugesera rero ndahaba baza kuvuga abana bose babajyane mu bigo by'imfubyi turahaba abantu bamwe bakajya babaza abana wowe wavukaga he wowe wavukaga nge singe mvuga aho mvuka nkajya numva ntashaka kuhavuga kubera ibintu nayo nahabonye njya mvuga nge sinzahavuga ariko byaratinze nza kuhavuga mvuga aho mvuka ku buzima mbubamo genda nsubiye ku burwayi bw'umwana bwo kwakira umuryango kuko ntawe ngira nare myaka ngezemo nubwo njya numva ngo hari ababona imiryango yabo nariyakiriye wigeze kutubwira ko wavukanaga n'abana 9 bose ariko wabonye bicwa ubwo nta bavandimwe wari utegereje uretse kuba waratekereza kwenda haba ari nk'undi w'inyuma y'umuryango mufitanye isano ntawe nuko najya ntekereza ntiyenda n'abantu njya numva ko babona imiryango ntange wenda bazaza ntigeze no kwisunga ahantu bita ngo hanyuma mu by'ukuri urumva n'urugamba rutoroshye wakomeje kurwana kandi urihangana kuba uri umubyeyi umwe uri kurera abana 4 nta mugabo cyangwa se papa wawe ntibari kumwe ubuzima bwabo uri kubwitaho wenyine nta kazi kigeretse kuri ibyo umwana umuvuje imyaka 6 nta improvement cyangwa se nibura ngo ubone hari ikirimo kigenda aho kugira ngo agaragaze ko nibura arimo arushaho kugenda agaruka mu mubiri arushaho kunanuka kugeza aho umuheka mu mugongo umuntu wamubona akagira ngo afite imyaka 2 kandi afite imyaka 9 uyu mwana bundi bisabi niki cyabuze kugira ngo avurwe n'ubushobozi cyangwa n'abaganga batamukurikiranye nk'uko bigomba cyangwa ntabwo amuvurije ahangombwa turabashimira cyane uburyo mudahwema kubana natwe umunsi ku munsi kandi teka tubibonera mu buryo mugenda mubitwereka mu buryo mwe cyangwa ubundi nanone turagarutse kuri kamera zacu dushimire cyane Kiza udufashije ku buhanga bw'ibyuma kugira ngo aze kudufasha kugira ngo aya mashusho agaragare neza hanyuma nanone ndabashimiye mwebwe mudukurikiye muri mu majyepfo Rwanda mu majyaruguru iburengerazuba n'iburasirazuba bari mu mujyi rwagati mu mujyi wa Kigali namwe nibyisumbwe kuba turi kumwe namwe mukurikire kino kiganiro ariko kandi abari hanze y'inkiko z'u Rwanda muri Afrika Europe na Amerika Australia n'ahandi namwe tubaha agaciro kandi turabishimira cyane kuri uyu munsi imbere ya kamera yacu murahabona umubyeyi ntekereza ko agiye kutuganiriza ndetse byimbitse ku buhamya urugendo rukomeye rutoroshye inzira y'umusaraba yaciyemo uyu munsi ari nacyo cyatumye tukora urugendo rutari ruto natekereza ko rutari ruto ariko tari na runini kugera ku wawe nanone twagiye rero twazamutse umusozi abantu benshi bazi nka Mo Kigali hano hitwa Mo Kigali cyangwa turi hafi yayo hafi yayo umeze neza uraho turagusuhuje mu izina rya Yesu amahoro abe muri wowe amen
hanyuma abadukurikiye rero ntabwo bakuzi ariko kubibwira nabwo ntabwo byagutera isoni. Njye nitwa Bahizi Innocent. Nanjye nitwa Uwamwiza Angelique. Uwamwiza Angelique. Uwamwiza Angelique se ni muntu ki? Uri umukobwa? Njye ko nayo ntangiye vuga ko uri umubyeyi. Uwamwiza Angelique ndi umubyeyi w'abana 4. Abana 4. Hanyuma Uwamwiza Angelique witwa neza ariko. Yego. Witwa neza. wagira ngo ukomoka kuri Semwiza cyangwa buriya bagiye kuri nyita yenda babirebye. Nta makuru usaba ufiteho kugira ngo utusangize ukuntu bakwise Uwamwiza cyangwa papa yari imfura? Cyo natekereza yari imfura, ariko yenda yagiye kare ntamubajije impamvu y'ayo mazina. Nta kundi gusa wihangane. Hanyuma tugiriwe umugisha ko kubona kugira ngo dukorane ikiganiro. Ntekereza ko kuba twaje hano ari amakuru adasanzwe ku burwayi bw'umwana wawe ufite. Ni imbyaro ya kangahe? Ni umwana wa 3. Umwana wa 3. Ku mbyaro ya 3 umwana wawe n'umuhungu n'umukobwa? N'umuhungu. Rero turi buze kuba nawe tumubona ku burwayi budasanzwe afite. Amaranye igihe kingana gute harya? Imyaka 6 umuvuza, ariko na n'uyu munsi akaba atarakira kubera ubushobozi yenda navuga ko butari ku rwego ruhagije rwo kugira ngo avurwe indwara zose arwaye ndetse abe yakira. Ariko yenda birashoboka ko iki ari cyo gihe cyo kugira ngo Imana ikore ku buzima bw'uyu mwana ndetse no ku buzima bw'umuryango wawe. Hanyuma Uwamwiza, reka tugaruke nyuma gatoya noneho dutangire. Buri muntu akeneye kumenya ngo Uwamwiza ni muntu ki? Ese usengera hehe? Usengera muri ADPR. Usengera muri ADPR. Ni byiza. Buru rero uri umunyamasengesho, uradusengera kugira ngo dutangire ikiganiro. Yego. Imana nziza kandi Imana ishobora byose. Imana ikomeye, Imana itari bayari. Turagushimiye umunsi nk'uyu. Ngushimiye ko wigaragaje Imana mu bikomeye, mu biba bingoye. Ariko uyu munsi nkagushimira ko Imana witamuruye. Hallelujah. Gushimiye ku bw'aba bashyitsi waduhaye. Gushimiye ko bageze hano amahoro. Imana uhabwe icyubahiro. Hallelujah. Nuko rero data ukomeze kutuba imbere, tuyoborwe nawe, kandi iki kiganiro kiyoborwe nawe. Aba ari wowe wigaragaza Mana, kandi ukora ibikomeye. Icyo ngusabye nizeye. Amen. Amen. Imana igumugisha kudusengera Imana. Hanyuma tukwibutse gukora subscribe wowe dukurikiye niba utarayikora, kugira ngo ibiganiro byacu ujye ubikurikirana umunsi ku munsi. Ariko kandi nanone gukora like, share na comment nabyo ni inkunga ikomeye kugira ngo turusheho gutera imbere mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hanyuma Uwamwiza, kuri kamera abantu baragukurikiye kandi bakeneye kumenya Uwamwiza. Uyu munsi ni umubyeyi, ariko kuva akiri mutoya aho yibuka yamenyeye ubwenge cyangwa yibuka ibintu yanyuzemo, ni igihe yari afite nk'imyaka ingahe? Urumva mfite yenda mpereye igihe nibuka ikintu cyose. Yego nicyo nari nshatse kuvuga. Imyaka 7 ibintu byose ndabyibuka. Imyaka 7 y'amavuko. Ku myaka 7 wari uri? Ku myaka 7 navukiye mu majyepfo. Hari mu cyahoze ari Ntongwe. Ubu ngubu ni mu karere ka Ruhango. Yego. Jenoside yabaye mfite imyaka 7. Yego. Umva ko byose ndabyibuka. Urabyibuka? Umva yabaye mfite imyaka 7, ababyeyi bose barapfa. N'abo mu muryango barapfa. Wihangane. Yego. Sigara ndaho ngaho. Mbese murabyumva yenda ibintu byabaye, twagiye duhunga. Ako byagezeho igihe cya Jenoside gikomeye, imiryango twumva yarapfuye.
nanjye ariko nza kugira amahirwe nyine watwiciye umuryango ni nawe wampishe niwe wakorokoye undi umuntu nyine akubwira ati nari inshuti na so ariko kangusige wowe kiri ikimenyetso cy'uko nari inshuti na so ariko iki ni igitangaza umuntu akica umuryango akavuga ati reka ngira agasigisigi nibura kazabara amateka ariko nyine ndahaba umugore ankubita umugore yumva atabishaka umugabo akamubwira ati akangaka kihorere ni ikimenyetso cy'uko nakundanaga na se kuko numvaga ko ari urugo papa yahaye inka cyane yego natwe rero icyo gihe kibaye aravuga ati mujye hariya ni ku nshuti yanjye abica ndeba bamasenge bica ndeba cyakoza papa niwe wapfuye ntareba na mama ntago we nigeze mbona apfa ndeba nawe keretse basaza banjye n'abandi bankurikiraga n'abandi mwari abana bangahe twari abana 9 bose bapfa uwo munsi bapfa ndeba ariko noneho papa we nza kumenya amakuru y'uko yapfuye urumva umuntu wamishe yaraza akambwira ati ntuzategereze so yarapfuye kuko najyaga mbona n'ibintu bagiye bazana byagiye biva mu rugo igihe cya jenoside kirakomeza nanjye mbaho ngaho muri ubwo buzima mbona imirambo mbona abataka mva nkajya kuvoma bakamperekeza iyo ugenda utikanga utagira umuntu ukumenya cyakoze nanjye yenda nari narakomeretse muri icyo gihe inkovu mfite nari inkovu nini cyane naje kugira amahirwe igihe cy'inkotanyi bajya batuvuza inkovu yanjye iba ntoya ariko nyenda babwira ntaka ntimugasibe akangaka nzajya nkomeza nkamenye impamvu noneho jenoside irangiye imiryango tumenye ko yashize cyakoza mba muri Alferina nkajya numva ntashaka kumenya aho mvuka kwa kundi uba muri Alferina bakaza kuvuga abana muvuka ngaho ku muntu wabiciye umuryango uhaba nk'igihe kingana gute mbere kujya muri Alferina nahabaye kugeza igihe inkotanyi zazaga abantu bagahunga barahunze njye sinajyana mu bantu benshi bavuga ngo inkotanyi ziri kwica abantu no kubera ko icyo gihe imirambo yari ikiri ku misozi ahantu hose njyewe ntago nigeze mbakurikira njye naragiye ngera ahantu hari imirambo myinshi nsa nk'uwihishamo nihishemo harimo n'abantu bamwe bari bagenda interamwe zigenda zica abantu nza kugera n'ahantu bisha abantu nanjye ndyamamo mba nk'amaraso nerekana ko napfuye kugira ngo wa mugabo atanjyana ndangije bo baragenda inkotanyi tukaza kumva abantu bavuga ngo abantu mwaro mukirimo hano muhumeka musohoke ngiye ndasohoka ndasohoka ubwo nari ndi Kabgayi ndasohoka nabaye amaraso bakajya ngo nanjye barantemye bashira ahantu ngenza kubabwira nahagaye amaraso arayanjye bampa amazi ndoga mfite igikomere kinini cyane kubera ko amaraso menshi ntago nari nayavuye hano nari narabyimbye amaso amaraso menshi yaraje hano noneho ndagenda ngira amaso y'umutuku ako nyine basirikare n'udukoko tuba twarakugiyemo bakaduha imiti gakira tukagenda bakomora buhoro buhoro basa kuvuga batabana rero bajye muri Alferina tuza no kugera i Bugesera bavuga abantu bajyane za Bugesera umva nitwari tuhazi umuro warageraga ukagenda umenya tugeze ahantu aha bageze za Bugesera rero ndahaba baza kuvuga abana bose babajyane mu bigo by'imfubyi turahaba abantu bamwe bakajya babaza abana wowe wavukaga he njye sinjye mvuga aho mvuka nkajya numva ntashaka kuhavuga kubera ibintu nayo nahabonye njya mvuga njye sinzahavuga ariko byaratinze nza kuhavuga mvuga aho mvuka nsanga hari umusaza wa mama
nawe ariko naje kumubona ntinze, aranjyana turabana ndahaba, dutangira primaire nyiga Imburabuturo, ariko nkajya numva mpora mbabaye buri munsi, hanyuma ankora gutwara anko icyo gihe yaranjyanye mba mu rugo iwe, nawe yari afite abana kuko we yaravuye hanze, aje ashakisha nawe ko hari abantu baba barasigaye, aza kumbona, ariko agenda arera n'abandi bana bo mu miryango bagiye batandukanye, nanjye ndimo aratwihanganisha nk'abana twari tudafite ababyeyi tukiri batoya, byari bigoye, byari bivunanye kuri we. Dushyira mu ishuri, ntangira ishuri muri primaire Imburabuturo, ndahiga bigera aho nyine bigoye bibabaje, kumva abana bavuga dufite mama, abandi dufite papa, ukajya wumva ni ibintu bikugoye, cyangwa se nawe wataha wakumva abana bahamagara mama wabo ukavuga utari ku bundi njyewe kuki bagiye, ukumva mbega birakubabaje. Ariko ubwo buzima tubamo, turakura, primaire ndayirangiza, njya segonderi ndayiga. icyo gihe wari ukiri kwa anko? Nari nkihaba. Yego. Ndahaba segonderi nyiga, ntabwo mpaba, nza kugera segonderi mu wa gatatu, mu wa kane, mu wa gatanu, nsa nkaho numva bigenda binanira kwiga. Ndabirananira. Kubera iki? Kubera ibitekerezo byinshi, kubera imibereho, kubera iki? Ari imibereho byari bigoye, ari n'ibitekerezo byinshi wumvaga bigoye, kwiga nsa nkaho numva ntabishoboye, nkumva ntameze neza, nkumva n'imibereho kandi ukareba ukabona ntabwo bimeze neza. Ariko icyo gihe farije yarandihiraga, ariko kwiga birananira. Nza kugeraho kwiga hashize igihe kirekire binaniye, nza no gushaka. Ariko ntari nagera mu gushaka, najyaga numva nzashaka umugabo tumeze kimwe. Nawe w'imfubyi? Nkajya mvuga Mana ntuzampe umugabo ufite ababyeyi, azajya ambwira agiye kureba ababyeyi be, ngiye kureba abavandimwe, ntibyajya bihora bimbabaza. Nkajya mvuga nti ntuzampe umugabo ufite ababyeyi, uzampe umugabo umeze kimwe nanjye. Naje gushaka, nshaka umugabo usa nkaho tumeze kimwe, nawe nta muryango afite, turabyara. icyo gihe washatse ku myaka ingahe? Nari mfite imyaka 20. Washatse uvuye he? Nashatse mba kwa marume. Ariko wagiye muri orphelinat ryari se? nagiye muri orphelinat 95. 95 wayibayemo nk'igihe kingana gute? Navuye muri orphelinat 99. Niho navuye muri orphelinat, kuko niho nabashije gutora mvuga aho mvuka. Ubundi numvaga ntazahavuga. Niho rero nabaye mu rugo rwe. Naje gushaka rero mfite imyaka 21. Nari mfite imyaka 21, batari muri 21, 23 gutyo. Niho nashatse. Shaka nyine umugabo tumeze kimwe, nawe nsanga Imana yaje kuguha n'ubundi uwo mwari mumeze kimwe. Nawe nsanga nyine nta mama agira nkuko nikangaga nti sinzabone umugabo ufite
papa na mama we kuko yazajya ambwira ngiye kureba mama we ntibikambabaza. Ikindi kandi ni Mana uzamfashe rwose sinzashaka umugabo nawe ufite iwabo bafunze. Nabwo yajya kubasura nabyumva bimbereye. Kumva ni igikomere. Gushaka umugabo dusa nkaho duhuje afite umuryango mukeya ariko bababyeyi yita mama yita papa nawe ntabafite. Yego. Ndamushaka rero mvuyeho. Wari utubwiye ko washatse ku myaka ingahe? Nari ndi simbyibuka neza ariko ni hagati ya 21 na 23. Yego. Kubyara umwana wa mbere ibintu bimeze neza, byaro wa kabiri ibintu bimeze neza, byaro wa gatatu ariko ni kwa kundi ubona ibibazo no ku mwana wa kabiri ariko ukabona ntabwo nta kintu cyo gukora. Ukabona nta nubwo biranakara ukavuga uti bizashira. Nza kubyara umwana wa gatatu rero. Umwana wa gatatu aza ibibazo bihari mbibona. Ariko kuko numvaga nta wundi mu muryango nshaka kubaka nkajya mbyihanganira. Vuga nta wundi muryango mfite nzajyamo nta n'ahandi nzajya reka njye mbyihanganira. Umwana wa gatatu aravuka we aza no kugira imyaka 3. Izi imyaka 3 agira ibibazo by'uburwayi budasanzwe. Ubwo rero noneho cya kintu cyatutumbaga noneho cy'urugo gita kigaragara. Umugabo ati uwo mwana rimwe akanakubwira ati uwo mwana si n'uwanjye. Ukibaza se ko atari uwawe gute? Ati umwana ubundi si n'uwanjye. Ati umwana uzanye ibibazo bimeze bya bwa mbere ariko arabanje aramufasha turamuvuza. Aho kugira ngo umwana akire ukabona birimo ahubwo birarushaho kuba bibi. Uyu nguyu n'ubundi urwaye imyaka 6 niwe uvuga? Niwe mvuga. Aza kugeraho ukabona we noneho kumuvuza we yararambiwe. Ararambirwa akanamunyuriraho cyane. Iki ni ikigoryi cyawe uzakimenye byacyo ntibindeba. Noneho kumuvuza abaranga kandi urumva natangiye kumuvuza 2016. Atangira kumbwira uzimenye ubundi wafasha ukamujyana mu bigo birera abana nk'aba. Nanditse kumubwira nti se byatunaniye tuzabiha abandi. Amakimbirane atangira uko biranakomera. Mwana ndamumenya ndi jyenyine. Muvuza mu bushobozi buke ndi jyenyine n'abantu. Uri wenyine kandi mu bana? Oya, kaje kugera hasa nkaho yigendeye. Aratwihorera. Abana nsa nkaho mbarira ndi jyenyine. N'uyu nguyu urwaye nsa nkaho nkamuvuza mu bushobozi buke. Abantu bamwe bakamfasha, ababibona bakamfasha. Aho kugira ngo mbone umwana akira ahubwo nkajya mbona ibintu birarushaho kuzamba. N'ubuzima noneho butangira kuba bubi. N'abandi bariga bakeneye kurya. Noneho ibintu byose biragenda birananira. N'ibyo nakoraga numva kuba uri umuntu umwe ukishyura inzu ugahira abana ku ishuri kuvuza rimwe nanjye nkajya ncika intege zo kumuvuza. Utaragera aho ngaho mu by'ukuri wari watubwiye ko mbere y'uko ushaka hari isengesho wasenze cyane ko watubwiye ko uri n'umwadeperi. Na mbere ari umwadeperi cyangwa deperi ugiyemo vuba? Ngiyemo vuba. Nari umudivantiste. Wari umudivantiste ariko ibyo byose wagize icyifuzo imbere y'Imana uravuga uti ndashaka umugabo uzanyumva, umugabo yenda nawe w'imfubyi niwe uzamenya agahinda kanjye. Hanyuma uranamubona. Marirezoma ku bw'amahirwe make usanga ibyo wesipekitinga kuzamukuraho hajemo kidobya nk'uko wari ubivuze. Wabyakiriye ute nk'umuntu utari ufite undi wo kubwira, nk'umuntu watekerezaga umugabo nka musaza wawe, ukamutekereza nka papa wawe, ukamutekereza
nka murumuna donc nka byose kuri wowe. aho ngaho byambereye ikintu cy'igikomere ku buryo na n'ubu kitajya kimvamo. Kuko hari n'igihe umuntu akubwira ijambo rigukomeretsa akavuga uti yaba yarafashe n'inkoni bikitwa ko yenda yanankubise, kuko iryo jambo ntabwo rikuvamo. Nkababara nkajya mvuga, ariko najyaga nicara rimwe nkandika inzandiko nkatubika ahantu, kubera ko ntigeze menya uko mama yapfuye igihe cya jenoside, kuko nagiye ngera nko ku masambu byararangiye mba kwa marume, umuntu akakubwira ati ariko mama wawe twigeze guhurira aha n'aha, ntabwo yapfuye. Nkahora nandika inzandiko mubwira nti uyu munsi nabyaye umwana wa kabiri, mubwira. Ibyo gihe wandikaga se izo nzandiko ukaziha nde? Nta muntu nazihaga, nazirundaga mu ikayi nkazishyira mu kamverope, nkazumva yenda ameze neza, nkajya ku rwibutso nkazitamo, nta muntu ndeba, nkazihata nkamubwira nti nabyaye umwana, narakuze, ubu narabyibushye, nabaye mwiza, byose nkabyandika, ibintu numva ntekereza. Yego. N'ubu nkaze kwibaza, nkanamwandikira nkamubwira ese waba waragiye yenda wabuze ubwenge bwibutsa se, warakomeretse ntiwibuka aho wari waravaga, cyangwa se nawe wagize igikomere cyo kumva utagarukaho washatse cyangwa wavukaga. Nkahora nandika nyine, kubera ko nta muntu nabibwiraga, numvaga mvuga ese, nkahora numva izo nkuru zivugwa ku maradiyo, mvuga ese nzajya kumushakisha, nkongera nkibaza ariko ntabwo akiriho. Se yaba yarabuze, nanjye wari ukiri muto nibutse aho mvuka, ubu we yaba atahibuka? Nyine singira umuntu mbibwira. Umbabarire gusa nyine birumvikana ko birasa naho ari ihungabana, kuko kwandika urwandiko ukarujyana mu rwibutso atari no ku iposita nibura ngo bazarukujyanira ahantu umuntu yahura narwo. Ndimo ndibaza uburyo wumvaga urimo utekereza nko kuba wandikiraga mama utakiriho, wandikiraga mama uriho? Nandikiraga mama, numvaga nandikira nka mama uriho, ariko nkumva nta hantu mfite ho kurujyana. Rimwe nkazica, ariko nyine namwandikira, kumva nta wundi muntu wo kuruhu ufite. Ariko noneho ko agiye mfashe ikayi n'ikaramu, nkandika, nkarira, impapuro ubwa mbere yenda rugatota nkaruca, nkongera nkatangira nabwo nkaruca, noneho nkaza kumva ameze neza, noneho nkandika ibindimo, nkumva umutima ndaruhutse. Nyine ni nk'umuntu mbibwiye, nkongera nkakazinga neza, ntihazagire umuntu umenya aho nagashyize. Nkazongera nkazakajyana, nkazajya gusura urwibutso, njya nkunda kujya ku rwo ku Gisozi, nkazagenda nkagatamo, kwa kundi ubona ahantu harangaye nkagatamo, nkavuga nti yenda nkaza nkibaza, ariko nkabyibazaho ntabwo azaza. Ariko igihe cyose nabyaye nandikaga urwandiko rurerure mubwiye nti nabyaye, nkavuga nti nanjye uje kureba abana mfite, uje kureba wampembye. Noneho nkakunda nko kuri Noheli nkagura nk'akantu gato k'ururabyo gato, kajyana mu rwibutso nkagaterekamo, nta n'umuntu wajyaga abimenya. Nkamubwira nti niba utanagihari, abandi uyu munsi bagiye gusura imiryango yabo, bagiye kumvira Noheli aha, babaguriye igitenge, nanjye kiri cyo nkuguriye. Nkahicara, ukagira ngo nkumva ndaruhutse, nkataha utanamenya ko nigeze ndira, kandi nkumva ameze neza. Rero najyaga nabyibuha cyane, nkamubwira nti noneho ndangana nk'uko kera wanganaga, kuko nubwo ntakibuka amashusho yabo, ariko nari nzi ko mama yarabyibushye cyane.
nkambwira nti ndangana nk'uko wanganaga kuko hari igihe njya ku masambu abantu bamwe ntibamenye bakavuga batari ko se uriya ni wa mukobwa wa kanaka cyangwa se niwe ariko bamwe bari abantu abasaza bahatuye kera baranzi icyo kintu kimbamo kirambabaza naho abana bakuriye bakajya bambaza ariko se mama we nta nubwo ugira nyogokuru ngo tuzajya gusura nyogokuru nko muri iki gihe bangana gutya bajya bicara bakambaza ntabwo ugira nyogokuru nta nubwo ugira mama se ubundi wabagaho udafite mama gute nkaseka nkabihorera noneho bakanambaza cyane nkababwira ni mama yagiye i Burayi mama yagiye i Burayi ako mama nawe azaza se ntazaza timwe sinzi ukuntu umwana umwe yize kugatora agapapuro nanditse aravuga ati mama ajya tubeshya nonza kwicara ndabibabwira umwana umwe arambwira ngo we ngabo twagiraga nka mama wawe ngo tukajya gusura nyogokuru gusa ukuntu mama ngo tujya turuhuka ngo abana ku ishuri twaba twaruhutse bakatubwira ngo njye nzajya kwa mukaka wanjye undi nzajya kwa nyogokuru undi nzajya kwa shangazi undi nzajya kwa musaza wa mama nkabwira nti mwihangane namwe muzababona gusa ngo ngabo tutabonye kera ubu ngubu tuzababona nambwira nti bazaza umva sinshaka kubabwira amagambo menshi n'ubu barabimbaza bakubona nk'ubuje bakakubaza bakambaza mama uriya ni musaza wawe mupfana iki mbwira nyine ni musaza wanjye ngo urabeshye ngo tutamenye se ubukera uyu munsi nibwo yaje uyu munsi nibwo yaje kuko ndibuka wanaje bwa mbere baraye bambaza burinda buke nkababwira murashaka iki nyine bari abantu mupfana iki ni basaza banjye babagahise i Burayi bavuye i Burayi nkabagani kandi nimwongere kumbaza ariko umva n'abana bamaze guca akenge barabikeka ku buzima mbubamo genda asubiye ku burwayi bw'umwana bwo kwakira umuryango kuko ntawe ngira myaka ngezemo nubwo njya numva ngo hari ababona imiryango yabo nariyakiriye wigeze kutubwira ko wavukanaga n'abana 9 bose ariko wabonye bicwa ubwo nta bavandimwe wari utegereje uretse kuba waratekereza kwenda haba ari nk'undi w'inyuma y'umuryango mufitanye isano ntawe nuko najya ntekereza ntiyenda n'abantu njya numva ko babona imiryango ntange wenda bazaza nigeze no kwisunga ahantu bita ngo nimba ari umubyeyi sinzi ukuntu ni ikinamico njya numva nimba ari umubyeyi utaraheraniwe n'agahinda wumva ari ikiganiro cy'ibintu bya jenoside ababyeyi baburanye n'abana babo n'abana baburanye n'ababyeyi babo nza kubandikira ariko bugezeho nza kongera ndifata ndavuga nti imyaka ishize ntago naba nkimubonye ariko nkaba narigeze kumva ikiganiro cy'umubyeyi wari ugishakisha abana muha ibyo kunywa urumva ibyo byose ntago nagombaga kubibwira muganga namubwira nti ndabimuha akambwira ati se igifu cye ntago kimeze neza genda umwiteho umuha ibyo kurya umuha ibyo kunywa kandi ntaho uri bubikure nta n'uri buhamagare ngo ntago uzahora uhamagara umuntu umwe nimba umubwiye ikibazo uyu munsi akaguha ikibazo gikemura umugaburira uyu munsi n'ejo ntuzongera n'ejo undi ntuzongera ceceka abana bakamara umunsi wa mbere bakamara umunsi wa kabiri batarya umunsi wa gatatu batarya nturi bunamukingirane ngo ugende uvuga uti reka nta kazi ufite no kuba uwo mwana arwaye ntabwo wamusiga ntabwo namusiga abandi se babaga bari ku ishuri ariko nabwo bigoye ari hahandi umwarimu yihangana umwana akandika mu ikayi 2, 3 akakubwira ati mama noneho byanze nkagenda nkegera mwarimu nkamubwira ikibazo hari n'ubwo abarimu bajyaga mwarimu akambwira ati mwohereze mfite amakaye 3 aze nyamuhe
umwana akagenda agerageza gutyo, bwacyo ukumva yimutse, bwacyo ukumva yasibiye, ariko banasibira. icyo gihe ibyo byose uri kubicamo wenyine? Ndi kubicamo njyenyine. papa we ntawe uhari. n'abana ariko bakabibona bakanabyumva, ntibambere abana babi, ntibambere b'abana baburara ngo barare barira, cyangwa se babyuke bajya gusabiriza, bakabyuka bagakina ntunabimenye, bakajya ku ishuri. narabibonye kabisa. bakajya ku ishuri ukaza ku buryo wanaza ntumenye ko tutacanye, bagakina bagasakuza, nyine ukabibona tugiye nko kuryama. ariko nko kuryama rimwe bakanganiza bakambwira ati ariko mama nzakubakira inzu, nyine ubwo yabonaga kandi banashonje. babonaga nanjye nananiwe kuvuga nabicecekeye, nkicecekera nkiyorosa kubarusha, nkanavuga nabi. akavuga ati mama rega ngo batizi njyewe ndenda ubundi wanjyanye mu kademi, ariko nta naho uri buhere. atuzi ko numvisha akademi aha n'aha nawe ari kwishyura ya nayo. ambwira isi ubona nzayakura ino, ntuzongere no kumbwira iryo jambo. no afite impano yo gukina se umuhungu? umupira w'amaguru. umupira w'amaguru. atuzanjyane mu kademi nkine. aturirwa mu muzi ko ninjya muri stade nzajya nguhamagara ukaza ukicara mu ntebe z'imbere ukareba ukuntu nkina. ubwo yenda yabaga agira ngo ndeke kurakara, agukomeze akurura umutima. ati nzakubakira inzu nziza. ataye ku bundi ubwo burakazwa n'iki? noneho nkaseka nkamwiyorera. umukobwa nawe akambwira igihe uzaba ushaje nzaba narashatse umugabo w'umukire, akongera akambwira nako sinzashaka, nzaba narabonye amafaranga yanjye, mfite imodoka. ariko abo bana yenda abantu bashobora kuba barimo babumva bavuga bakagira ngo yenda ni nk'abasore b'imyaka 20. imfura yawe ifite imyaka ingahe? ifite imyaka 13. umukurikira afite imyaka 11, n'uwo nguwo imyaka 9, n'undi w'imyaka 3. imyaka 3 we nigeze no kuba mbabaye ndanarira aranabibona. aranyegera araza nyicara iruhande arandeba, arangije arambwira ati mama ceceka rega ndaza kugutekera igikoma. umwana w'imyaka 3. ndicara numvaga mbabaye, kandi ni nawe twe twicaranye hano abandi ntabahari. arangije arambwira ati mama ceceka rega ndaza kugutekera igikoma. ndamubwira nturantekera igikoma, ndakugura n'irindazi. ndamubwira nacecetse urangurira irindazi. araza afata umwenda aramanagura, ndaramubwira tugende hanze tujye kwikinira. umwana w'imyaka 3. ariko nari maze kujya mbona abana babibona nkabihisha bakuru, nkashobora no kurara niyicariye bukarinda buke ndimo kureba n'uwo nguwo. nanjye ku buryo najya njya kuvuza muganga akambwira ati ariko se undi we nta kibazo ufite ubu. yajyaga nyitegereza nkambwira muganga umfashije wampa ibinini bivura umutwe. noneho kuko paracetamol bageze igihe bambwira ko umutwe wanjye paracetamol itajya imvura, bakanyandikira ibinini ngura, batujya ukinywa uzajya wumva nyine mu mutwe hameze neza. ati bitari ibyo nawe wazagira ikibazo gikomeye. kandi muganga wabimbwiraga ntabwo yari azi ikibazo mfite, ntabwo yari akizi. yari umuganga w'umusirikare, ntabwo yari azi ikibazo mfite. yajyaga abona gusa nza akambwira ese kuki urwaye amaso? akorera i Kanombe nawe. akambwira urwaye amaso, akambwira ntabwo nyarwaye. urabona se? ndabona. nta nubwo akurya? ntabwo arya. ambwira ati se ujya urira cyane? ndaseka ndamubwira nti ubwo narezwa n'ikimuga? arambwira ati hoya, ati njye ndabibona. ubundi se niki kimanura amarira yawe ku buryo wumva unaniwe kuyakaruma? kuko n'ubundi birasa naho waciye mu mubabaro mwinshi. iyo najyaga, hari umuntu wavuze ngo niba yari abiteramo urwenya, aravuga ngo
ngo nababaye umubabaro mwinshi ku buryo ikintu cyose wambabaza kitabonaho ngo gice ko kimbabaza, ikintu cyose wankorera ntabwo cyambabaza. iyo uvuze ukuri kuko nanjye ubu ngubu njya nicara nkasubiza nkatekereza nkavuga ese ubundi ubu ni nk'iki nsigaje kubona cyambabaza birenze, ariko nyine ntabwo bishobora kubura kukubabaza. nko kubona ufite abana bakaburara bazi ko uri umubyeyi wabo, ukabona umunsi wa mbere, ukabona umunsi wa kabiri, ukabona umunsi wa gatatu abana bakakubwira ati noneho mama meze nabi, uzi ko ntakiri kureba imbere yanjye. icyo gihe wumva umutima ukuriye, kumva amarira ntiuyahagarika, noneho nashyiraho n'uburwayi bw'uriya, nareba imyaka afite navuga ese azagira imyaka ko arararira, burya ntibukuri ajya nkubita abaribwa. nkatekereza n'ubu ngubu arimo arambwira wowe uricaye njye ndi kubabara, naba mubwiye nka nabi nkahita mbitekereza nkavuga we amaherezo ni ayahe, ese ejo napfa umuntu azabona ko nabigizemo uruhare, nkavuga ese apfuye bwo nzahamagara ndi. rimwe nkajya mfata n'icyemezo nkamubwira ntabwo nzasubira kukuvuza kambe mbyihoreye, simbivuze nk'uyu munsi ugakira naho yarembye akabyuka agashaka yicare mu kikire, ubwo mu gitondo nkabwira umuntu ese wampaye 1000 nk'umuntu umuzi, atambwira ati ese umwana yarwaye, bazi ko hari abandi batajya barwara, bazi uriya, ambwira umwana yarwaye, ati reka nze shaka 1000 ugere kwa muganga. nahagera nkanabwiza umuganga, mubwiza ukuri ni nta n'igiceri mfite kandi reba umwana yarembye, ati ese ufite mituweli? ndayifite. ati ngaho muzane. tubaho gutyo bigoye, noneho ukanatekereza na nyiri inzu y'abandi urimo bari kugusohora, icyo ni ikintu wajya ntekereza sinaryame. naba ntekereza ko ejo nyiri inzu azambaza ati amafaranga yanjye, sindyame nkarara nicaye nkavuga rimwe nkavuga ese ubu noneho nzakura ya mafaranga nanjye njye kuzunguza nk'abandi ndebe ko babaho, se umuntu nzabigenzane. nakwicara nabwo nahindukiza amaso nareba uburwayi nkavuga ese uzapfa wishwe n'inzara, uzapfa wishwe unywa imiti ikomeye, niyo nyibonye amaherezo ni ayahe. icyo ni ikintu utekereza, kwihangana ntubishobore niyo waba waraciye mu bikomeye bimeze biti, ntabwo njye nare nicaye ndavuga nticyakoze Imana ni ingome. Imana yaricaye irareba byose ibindundaho, ndamubwira nti ariko Mana agenda warakoze nta na kimwe washigaje, n'ibindi byose bizaza nzabyakira, nzavuga nyine ko ari wowe, ni koko nta na kimwe ushigaje. ku buzima mbubamo n'abana mbubamo, kwiga rimwe bakiga ubundi ntibige, ariko nyine ntibambaze ngo mama none se bizagenda gute. nk'umukuru akambwira ati mama nabona amafaranga uzatugurira amakaye, abwira nti nzayabagurira. yenda utararenga aho ngaho, hari uburyo igitsina gore kandi kuvuga abamama gusa, cyangwa hari n'ababa mu buzima bubi ari abakobwa, ariko ugasanga kenshi bageragerejwe mu buzima butoroshye barimo, benshi bashaka kubashukisha ibintu runaka kugira ngo babatege umutego wo kubatura mu busambanyi n'ibindi. we nta kigeragezo se wahuye nacyo muri ibyo? hari n'abakubwira batese gute umwana asonza kandi uri umudamu mwiza, ntabwo uzi ko hari abagabo baguha ibyo ushaka kandi nawe ntugire icyo uba? ibyo ntabwo navuga ko ntabibonye, narabibonye. umuntu akakubwira ngo
ngo uri mwiza nta kintu wowe ubwawe ukumva niyo wakisiga iki ntiwacyo nkumva ngewe ibyo ngibyo nkabyumva n'ubimbwira nkamureba ariko kuko ibibazo byinshi nifitiye mu mutwe nkumva izo mbaraga sinazibona nkumva mbega ubuzima bwanjye nuko najya mu nzu nkiryamira nkaririramo nkaceceka noneho nza kwicara ndanavuga y'Imana iza kumpana televiziyo basi mba nyireba nkareba ibintu byinshi n'abana bakabimbwira ngo ubu ngubu tuba turi kureba televiziyo tukinebera n'umupira wumva abangaba uriya wabatekereza umupira tukirebera n'ibindi byenda najya mbireba sintekereza ibintu byinshi ariko ibyo ngibyo byo narahuye nabyo cyane ariko ntabyo nagiyemo narebaga abana mu gihe kinini nabaga mpetse uriya nta n'umwanya nabonaga hanyuma mu by'ukuri urumva ni urugamba rutoroshye wakomeje kurwana kandi urihangana kuba uri umubyeyi umwe uri kurera abana 4 nta mugabo cyangwa se papa wawe ntibari kumwe ubuzima bwabo uri kubwitaho wenyine nta kazi kigeretse kuri ibyo umwana umuvuje imyaka 6 nta improvement cyangwa se nibura ngo ubone hari ikirimo kigenda aho kugira ngo agaragaze ko nibura arimo arushaho kugenda agaruka mu mubiri arushaho kunanuka kugeza aho umuheka mu mugongo umuntu wamubona akagira ngo afite imyaka 2 kandi afite imyaka 9 uyu mwana bundi bisaba ni iki cyabuze kugira ngo avurwe n'ubushobozi cyangwa n'abaganga batamukurikiranye nk'uko bigomba cyangwa ntabwo wamuvurije ahangombwa namuvuzaga mu bitaro bya Kanombe Kanombe nibo bari bambwiye ko bamubaga bampana randevu yo ku itariki 30 z'uku kwezi kwa mbere ariko nta impamvu ntagiye nanamuvuza neza nta bushobozi nari mfite bwo kumuvuza bwo kumwitaho ku bintu byose urumva n'ubu ngubu bari bambwiye ati kumubaga uzaba byibuze ufite amafaranga 200,000 urumva no kugira ngo njye kumuvuza hari abandi nzaba nsize inyuma bakeneye nabo kubaho kandi ni umwana afite imyaka 9 ariko yambara pampers ibyo nabyo nkareba ni ibintu bikenewe ntabyo mfite kumuvuza ayo mafaranga nacibwaga ntago nari nyafite nabyo nkabona ni ibintu bigoye kandi ukabona umwana ararushaho kumera nabi ujya kwa muganga ukagira muganga akubwira ati ariko ntago uri kwita kuri uyu mwana umubwira mwitaho pe ninamwitaho ntago wazajya umubona hano ubundi nanamwitayeho ntiyaba yaranapfuye kera n'ubuse nimwitaho ariko mwitaho umuko nshoboye ariko kwa muganga nibyo bari bansabye kugeza ubu bivuze ko uyu mwana afite gahunda yo guhura na dogiteri ku itariki 30 z'uku kwezi kwa mbere hanyuma uretse ayo mafaranga 200,000 yasabwaga niyo yonyine ariko ubwo nayo kwa muganga ariko hari n'ibindi hari ngira ngo biba bikenewe mu rugo hari n'ibindi biba bikenewe abana se ubu noneho bagiye kujya ku ishuri ariko abana ndateganya ko bazajyayo hanyuma wenda dusoza tugana ku musozo w'ikiganiro bahari yenda tuzagaruka turebe naho umwana bigereye mu gihe yaba yamaze guhura na dogiteri cyangwa se yamaze kubona ubuvuzi bw'ibanze nkawe nk'umuntu w'imfubyi buri itagira papa itagira mama itagira umuvandimwe musaza wawe cyangwa murumuna cyangwa mukuru wawe umuntu washatse umuryango uzi neza ko ariho ugiye kuruhukira ugiye kubona affection utegeze ubona ugiye kubwirwa amagambo meza utegeze ubwirwa
uyu munsi akaba atari ko byagenze, ahubwo uri mu rugo wenyine urera abana mu mvune zikomeye, mu buzima bugoye, ariko ukaba ukomeye wihanganye, wakureba ku maso yabona ko uri umumama ukomeye, ufite kwihangana, ufite kuvumiriya. Izo mbaraga ubundi uzikura he? Ko hari umuntu byahuriranaho agatora n'amashashi cyangwa se akirukanka ku muhanda. Izo mbaraga zo kwihangana ubundi uzikura he? No kuba uri kuvuga ijwi ryawe tukaryumva, ibyo byose bigukoraniyeho. Njyewe navuga ngo ni Imana ibimfashamo, kuko niyo nariraga arakarabaga mu maso, nkisiga igikotoro mu maso, ntuhita umenya ko nariraga. Umuntu yambaza ati se ko watukuye amaso, bambwira nti ndayarwaye. Nijoro nkasenga nkavuga Mana, niba byose warabimpaye mpamo no kubicamo neza. Buri wese azambwira ibyo ashaka, buri wese azavuga ibyo ashaka, dore ko iyo umugore atabana n'umugabo, ubu umugore wananiranye, ubu umugore udashobotse, ibyo byose nkajya nabyumva, nkavuga nti Mana uzanshoboze, njye mbicamo neza. Igihe cyo kurira narize igihe kirekire, nubwo bitajya bishira, ariko ujya umpa gukomera. Ntabwo ari ukunanganaga, najyaga mbyibuha cyane, noneho kugeza naho unanuka abana bakakubwira ngo none mama, noneho ya myenda ni ikigukwira, noneho wabaye gatoya, noneho umaze kuba akana. Siko nsigaye n'uriya muhungu wanjye mukuru ajya ambwira ati noneho nta nubwo ukiba muremure, urimo uragwingira se. Ariko nyine nkumva n'abana ubwabo bagatuma nkomera. Nigeze no gufata umwanzuro mubi, ndavuga nti akundi wakwiyahura nkipfira, aba bana bazabona ubatora, bazabona n'ubarira. Ngira ngo nagize amahirwe nza kukumenya, kuko iyo ntakumenya icyo gihe ngira ngo byari byabaye. Kuko njye nsubiza amaso inyuma nkabyibaza, nkavuga se uyu munsi abana, hari igihe njya nicara nkavuga uyu munsi abana baba baragiye, ariko yenda ntibari kubona umuntu batora. Hari uriya muhungu yajya ambwira ati mama ariko ibyo ni ibiki, ariko barira bagakura. Ndamubwira nti ibyananiye bari kubishobora, birashoboka, ariko byari ibintu bingoye. Hari ikintu nkubona bwa mbere wegeze kutuganiriza, uvuga ukuntu watekereje ko n'abana ushobora kubajyana mu muryango ahari w'umugabo, mu bavandimwe, mu miryango nyine y'umugabo, kuko ariho watekerezaga byoroshye, ariko abana ngo baragutsembera. Nigeze kwicara ndababwira nti rero dore mwabana mwe, inzara igiye kubica, na nyiri inzu ntari kudusohora, kandi murabyumva yampamagara yambwiye ati mu mpinzu yanjye, murabyumva amagambo mabi mbambwirwa ni hirya hino, ni murabyumva, hari na famiye yanyu murabyumva, mureke rero mbashyire aba no muri famiye yanyu mujye kuhaba. Umukobwa ati ngiye sinahaba. Umuhungu aritonda, araceceka, arabyihorera, we ntiyanasubiza. Bavuga ntiyenda ngo tuzajye kuba abakozi babo. Ndambwira ni kuko ari muri famiye yanyu, nubwo mwaba abakozi babo, ariko ntabwo inzara izabica, yenda bazajya babagaburira. Umuhungu arambwira ati burya rero njye nunjyana, uwo munsi uzavuga ngo turenze iri rembo turagiye, ntuzongera kumbona, ntuzongere no kutubona na rimwe. Umukobwa ndamubaza we wajya he, ko ntazongera kubona wajya he? Ati njyewe mama ntiwazongera kumbona. Umuhungu ati ngereka nguhe umwanzuro rero wihuse, njye nahita umbura burundu, ari aho unjyanye mu muryango ntibambona, nawe ntiwazambona. Rimwe nza kumwicara ndamubwira ese wajya he, ngo mama ngo ibyo ni ibanga, ntabwo wazongera kutubona ukundi. Noneho nza kwicara ndanakomeza ndanabinja, byaranarangiye. Ndababwira ese burya mwari kujya he ko mwansembeye ko mutajya mu miryango yanyu?
arambwira ati menya ko utari kuzongera kutubona, ari wowe ntiwatubona, ari niyo miryango ntiwatubona, nutubwira ngo tugende uzamenye ko tubuze burundu. mbese baracyakunze urukundo rwawe kandi biragaragara ko kuba bakikutsimbarayeho no kuba babereye imfura kandi nawe wabaryamyeho uko ubishoboye. Hanyuma turimo turasoza ikiganiro, ubusanzwe hari akandi kazi wegeze ugiraho cyangwa hari nk'impano ugira yo gukora ikintu runaka ku buryo gishobora kuba? Ikintu nzi niyiziho nakoze kuva na kera, naracuruzaga, nari mbizi gushakisha gucuruza akantu ako ariko kose, ariko ntibivuze ko n'akazi ako ariko kose kananira ubu ngubu aho ngeze, ikintu cyose nagishobora ubu. Kuko hari umuntu ushobora kuba dukurikiye kuri kamera mu kiganiro akumva akozweho mu mutima, kavuga ati ariko ndumva uyu muryango nawugiriraho umugisha. Hari ababa bafite impano zo kuba bazi kudoda, kavuga ati wamugurira yenda nk'imashini akajya adoda, nibura yabona icyo gihumbi cyo kugira ngo agaburire abo bana, yabona amakayi, yabona ndamutse se muhaye igishoro ashobora nko gucuruza ibintu runaka mu ubwo buryo, cyane ko wenda hari n'izindi nzego zitandukanye zishobora kuba zadukurikira, nko kuvuga uti nanjye ndi imfubyi yarokotse muri jenoside yakorewe abatutsi 1994, ariko simfite aho kuba. Njya numva hari imiryango nka Vega, njya numva hari ukuntu bagenda babafasha. Rero icyo nari mvuze ni icyo, kugira ngo twumve impano nibura waba ufite cyangwa se ikintu wegeze gukora ukabona cyashaho gutuma mubaho. Ntabwo kudoda yenda ntabwo nigeze mbyiga, ariko gucuruza nigeze gucuruza, ncururiza umuntu akampemba, mbikuraho nanjye kumenya gucuruza, nanjye ntangira kwikorera. Hari kera nanjye ntangira kwikorera ku buryo nicururizaga buri kantu kose, ariko mba numva ubu ngubu aho ngeze numva nta kintu cyananira kugikora. Numva ibintu byose ubu ngubu yenda kudodaho byansaba gusubira kwiga, ariko ibindi byose numva mbishoboye. Ntabwo twashatse kwinjira cyane mu mabanga yawe n'umugabo, cyangwa se kuba utabana n'umugabo, gusa icyo wambwiye cyo ni uko watandukanye n'umugabo mu buryo bwemewe n'amategeko. Kandi nanjye kuri kamera ndumva ntavuga ngo umpe detaye cyatumye mutandukana, kuko buriya mu rugo habamo impamvu runaka. Gusa icyo wagarutseho, impamvu nyamukuru yo gutandukana nawe ni uyu mwana urwaye, kuba atarabashije gusiporuta, k'uyu mwana arira nijoro buri gihe, kuba atarabashije n'ibindi. Gusa ntabwo nifuza ko uvuga ido n'ido y'icyatumye bigenda gutyo mutandukana. Gusa ikiriho abadukurikiye namwe mwakumva ni uko uyu mubyeyi ari wenyine. Ese hari nyuma yo gutandukana hari igihe nibura yegeze ashaka kongera kuza kureba nk'abana cyangwa amenye uko babayeho? Ntabyo yigeze ashaka kumenya. Ubu nta nubwo uzi aho ari? Ntago mpazi. Nta nubwo ajya guhamagara? Cyakoze yashobora kuguhamagara akakubwira ati mpa abana, ukabamuha, ariko uriya mukuru ntiyajyaga apfa kubyemera. N'igihe yajya abwira mushiki we ati mubwira nazerereye, nkajya mbihorera bya bindi. Ariko dushobora gutoza abana ngo papa wawe ni mubi, ntabyo njya mbabwira, ndabihorera nkababwira ni mwebwe murimo murakora, amaso yanyu azabahe, muzifatira umwanzuro nimba narababereye mubi cyane nimba papa wanyu yarababereye mubi. Ariko sinababwira ngo twapfiye iki, ngo papa wanyu yankoreye iki cyangwa namukoreye iki, ntabyo njya mbabwira. Ni nabyo byiza, ni nabwo bupfura, imfura nguhisha mu nda.
ntabwo njya mbikunda ko umuntu aza kuri kamera nyine nk'umuntu mukuru dukurikiye arumva ko ibyo bishoboka kuba umuntu ashobora kutagira icyo yumvikanaho n'undi bikagera no kuri poe yo kuba batandukana, cyane ko nkawe uvuga neza ko washatse umuntu utekereza ko ari we uzaruhukiraho, cyane ko wanatekerezaga ko kuba umushatse nawe adafite ababyeyi aricyo kizatuma muhuza. Ubwo rero ndatekereza ko atari umwanzuro umuntu yakihaho gutandukana n'uwo muntu yabonye kandi yasabye Imana. So hanyuma dusoza rero, ugiye kutubwira ijambo rigukomeza ijambo ry'Imana rituma wongera kumva Imana ibaho. Ese ubu nibura hari ikintu wumva Imana yagukoreye uvuga uti nubwo naciye muri ibi ariko Mana ndabizi ko wenda njya mbabara nyine nkagutonganya ariko ndabizi kubaho? Ikintu nzi yankoreye nuko yampaye abana. Ubwo naba mbabaye ariko bajya bambwira ati mama, nanjye nyine nkumva hari abanyita mama, nubwo bajyaga bambwira abo ngo umuntu abaho adafite mama gute ngo agakura. None ariko cyo ngicyo njya ngishima Imana yuko Imana yarakinkoreye. Kwa nigeze kujya kuvuza uyu mwana urwaye, mahura n'umuntu nitonganya namuryamishije hasi ndamubwira ariko si wowe uzahora ikigeragezo cyanjye kuzageza ryari? Umuntu w'umubyeyi aranyegera arambwira ati iyaba Imana nanjye yari impaye nk'uyu. Numva ngize ubwoba. Nubwire se nta mwana ugira? Arambwira ati se wamunyihereye? Arambwira nubwo mvuze gutya ariko sinamuguha. Ariko nshima Imana yuko nanjye yampaye abana nyine mbita umuryango, ubwo sinkiri jyenyine. Imana iguha umugisha. Hanyuma reka tugushimire cyane wowe wabanye natwe muri kino kiganiro ukagikurikira kuva ku munota wa mbere kugeza gisoje. Turimo turagana ku musozo. Mbibutse neza ko uri imbere ya kamera n'umubyeyi twagiye gusura hafi neza n'umusozi wa Kigali. Hanyuma yaciye mu rugendo rutoroshye n'inzira y'umusaraba, n'imfubyi ya jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. buri nta mubyeyi nta muvandimwe. Hanyuma uyu munsi icyo akora cyo ni umubyeyi wabyaye, Imana yamuhaye abana, afite abana 4. Ku mbyaro ya gatatu, umwana wa gatatu w'imyaka 9 afite ararwaye bikomeye. Uyu munsi asigaye afite ibiro bingahe harya? Ngo bafite ibiro 11. 11. Tekereza umwana w'imyaka 9 akaba afite ibiro 11. Umurebye wavuga ko afite imyaka 2 ndetse arenda kungana n'ufite imyaka 3. Ngira ngo niwe bucura bwawe mutoye. Hanyuma mu by'ukuri yaciye mu rugendo rutoroshye. Sinzi uko wowe ubitekereza. Icyo akora cyo turamushimira ubutwari yagize bwo kuba atakiyambura ubuzima nyuma y'ibyo yaraciyemo. Nawe yarananiye gusporta ndetse yagiye aduhereza uburyo yagiye agira agahinda kumva nta wundi muntu yagatura, akandika agapapuro akajya kugashyira mu rwibutso yandikira ababyeyi ati sinzi niba muzagaruka, gusa narabyaye, gusa nabuze umpemba, gusa iyo buhari mba nkubwiye ikibazo kimbabaje. Ibyo byose ni ibintu bigaragaza ko yafite ibyo yahuye nabyo bitamworoheye. Hanyuma nawe ushobora kuba uri mu bigeragezo bikomeye, gusa komera, nicyo tukusabye, komera. Iminsi irasa ariko ntihwana. Uyu munsi wararurira ariko ejo bugacyana yande kandi impondo zikavuga. Hanyuma tugiye gusoza dusenga. Sinzi niba hari ikindi cyaba kiri ku mutima tutasoza utavuze, ariko tugiye gusenga Imana dusoza ikiganiro. Ndagushimira nawe cyane. Ashimira yenda n'abadukurikiye. Ariko ndagushimira cyane kuko wakoze urugendo kazi ukantega amatwi ukananyumva, tuma n'umutima wanjye uruhuka. Kuko hari ibintu umuntu aba yaraciyemo, nubwo umuntu aba atavuze byose, ariko umuntu aba avuze ati hari ibyo ngabanukiweho.
kuko mu buzima njya nifuza nkabwira nti cyangwa nkazabona musaza wanjye cyangwa nkazabona murumuna wanjye cyangwa nkazabona n'umukecuru nita mama. Ndagushimira rero ko wateye intambwe ukaza hano ukatubera umuryango ukambera musaza wanjye ukumva mbega n'iyo umuntu atagira icyo akumarira ariko akagutega amatwi akakumva umutima uraruhuka wumva ko hari uwo wabwiye biba bituma byibuze n'ibyo umuntu afite ku mutima agabanuka. Ndagushimiye rero kuba wabashije kugera. Hanyuma ndagushimiye cyane rero, nanjye ndagushimiye kandi nicyo tuberaho abana b'Imana, kandi si no kuvuga ngo ni n'abakijijwe gusa, si no kuvuga ngo ni abamenye Imana gusa. Buriya hari n'igihe umuntu avuka ariko akagira n'umutima mwiza. Gusa yenda tugendeye ku ijambo ry'Imana niryo rivuga ngo inshuti zibana ibihe byose kandi umuvandimwe avukira gukura undi mu makuba. Reka rero nsoze nkubwira ko utari wenyine, icyo ni icya mbere. Ari ngenda umuvandimwe wawe, ari iyo uri kuri kamera ni umuvandimwe wawe, ari udukurikiye nawe ukurikiye kino kiganiro, hari uwavuga ati nanjye guhera uyu munsi umbare mu bavandimwe bawe. Aho umusaza wawe atari uhambare nk'aho mpari, aho murumuna wawe atari uhambare nk'aho mpari, aho mukuru wawe atari uhambare nk'aho mpari, ndetse n'aho umubyeyi wawe atari guhera uyu munsi ngiye kukubera umubyeyi. Rero icya mbere uri mu gihugu kigukunda, nubwo wagiye ubura amahirwe y'ibyo washaka kubona. Nk'ubu hari ibintu utatuganirije, hari ibintu utatubwiye, nk'ukuntu wasamye inda ya kane, ukuntu byagenze, gusa mu gikari wabituganirije, ariko wenda sinzi niba ari umwanya wabaye muke cyangwa hari ukuntu umuntu aba agenda yumva nyine ibintu bimanuka biza kugira ngo abivuge. Ariko icyo nzi cyo ufite abavandimwe, uri mu gihugu kigukunda, kandi ni ukuri ntabwo uzatinda kubona ko ufite abavandimwe. Ndatekereza ko namwe mudukurikiye ni ukuri pe, uyu ni umuvandimwe wanyu, kandi guhera uyu munsi mubimwereke ko ari umuvandimwe wanyu. Bundi burya kenshi Abanyarwanda cyangwa se n'undi wese ubasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda, ariko nk'Abanyarwanda mu gihugu cyacu, nko mu muco wacu, twaratabaranaga, twarafashanyaga, twarasangiraga, mbese twarakomezanyaga, buri muntu wese akabera inkomeza undi. Naguciye mu ijambo gatoya, ni nijoro twabiganiriye n'abana, tujya tuganirira abantu bakagira ngo turi abantu benshi. Yaricaye umwana umwe mukuru, arangije arambwira, se mama, Perezida Kagame azatorwa ryari? Siko uyu mwaka tuzamutora? Ndamubwira, siko utaragira imyaka yo gutora, uragira ngo bigende bite? Ese ubundi wumvishe manda ye yarangiye? Ati ati imyaka 7 irashize. Ese ubikurahe? Kako tujya tunabyiga cyangwa tujya tunabyumva abantu babivuga. Ndangije arambwira nuko nafite imyaka yo gutora. Ariko uzajya gutora, ubwo urumva ninjoro twari tubivuzeho ibintu byinshi. Kandi kuzajya gutora nkamubwira ngo perezida wagize neza, ndi mu gihugu cyawe, ndara hanze ariko gitekanye. Naraye mbyumvishe ndaseka, ndamubwira icyo aza muzankoraho. Ngo none ngo uranzi twamubwira ngo turara hanze ariko turi mu gihugu cyawe gitekanye. Nuko bihangane, kandi igihe cyo kurara hanze nacyo kizagira iherezo, kuko ntekereza ko ubuzima uyu munsi ushobora kubona nk'aho ari ubuzima bukugoye, ariko ejo bukagira isura nziza. Ushobora kubona nta shusho bifite, ariko ejo bikaba bifite ishusho. Muhumure rero, kandi n'abo bana bakomeza babwira uti kuba byonyine muri mu gihugu kibakunda,
kandi mubasha no kubona uburenganzira bwo kwiga nk'abandi. Yenda bashobora kutajyayo umunsi ku munsi nk'abandi nk'uko bajyayo kubera impamvu runaka, ariko bahumure, bazaba abagabo, bazaba bazubaka igihugu, bazaba bazakomeza umuryango nyarwanda, bazaba abazagira uruhare mu iterambere ryabo ubwabo, ry'umuryango n'iry'igihugu. Kuko ntabwo barimo bahamba imbwa, reka tuba ariko tubivuga. Icyo nzi cyo, niba bafite ibitekerezo bizima byo kutaba mu buzima babayemo, bizatuma bibatera umwete n'imbaraga zo gukora. Hanyuma reka dusenge dusoze ikiganiro. Turagushimye Mana yacu, tugushimiye kuko uri ibyiringiro bitadukoze isoni. Izina ryawe nirihimbazwe. Wagize neza, kandi wagize neza kubwo kutumenyesha uyu mubyeyi n'uyu muryango kugira ngo tuwusure kandi tuwugeremo. Ntabwo ubwo dusanze avuga ko nta babyeyi afite, nta bavandimwe avukana mu nda, ntabwo uri Imana wakwemera ko akomeza kwitwa nyakamwe nk'udafite abantu. Ndabizi neza ko wamuremera inshuti, wamuremera abavandimwe, wamuremera ababyeyi, yaba bari imbere mu gihugu no hanze y'igihugu, kandi ibyo byose bikaba ishimwe mu mutima we n'uw'abana. Mu izina rya Kristo Yesu dusengeye cyane uyu mwana urwaye. Uri Imana ifite ubuvuzi buruta ubwo twasanga mu bitaro runaka, kubera ko ukuboko kwawe kwiza kurakiza, kandi ukukojejeho yakira impinduka mu mubiri. Ndabyibuka umugore yari umaze imyaka 12 yari imugongo, akora ku ncunda za Yesu arakira. Uyu mwana rero nawe Mwami, nubwo imyaka 6 yaba ari myinshi ku babyeyi, ariko wayibona nk'umunsi umwe kuri wowe. Dutegetse gukira mu izina rya Yesu. Dutegetse kuboneka k'ubushobozi n'igisabwa cyose kugira ngo avurwe kandi akire. Ukoresha imitima y'abakurikiye kino kiganiro, ukoresha imitima y'abatwumva bose, ukoresha imitima y'abaganga iyo ari yo yose, kugira ngo bite kuri uyu mwana. Kandi tuzagushimira ko uyu mwana hari icyo wakoze, amashimwe azazamuka mu kanwa kacu, tukurambura amaboko tuvuga ngo urera kandi wagize neza. Ngaho ukomeze umutima w'uyu mubyeyi, kandi mu izina rya Yesu Kristo, igihe yatekereza ko agiye kwiheba kumva ari wenyine, wongere umuremere ibindi byiringiro ko na nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima, kandi ko na nubwo uyu munsi bitaba bimeze neza, ariko ejo bizaba bimeze neza. Ntukabure uko ugenza ku buzima bwe mu izina rya Yesu. Ntazarindaho ahagarara ku muhanda cyangwa ku nzira arimo asaba, ahubwo mu gihe gikwiye uzabona icyo akeneye ukimuhe, kuko uri umubyeyi we wa mbere. Ukomeze ukoreshe abamuzi n'abatamuzi, kandi ubuzima bugira impinduka nibwo tumwatuyeho mu izina rya Yesu. Unyuranye amateka, unyuranye iminsi n'ibihe, umwishimisha ibyishimo biruta umubabaro yababariyemo mu izina rya Yesu. Urakoze kuko ugize icyo ukora, kandi tugushimiye ko waduhuje nawe. Ikirutaho tuzahure mu bwami bwawe atari uko yiyahuye yiyambuye umubiri cyangwa ubuzima, ahubwo kuko ubishimye ko twese dutaha mu izina rya Yesu. Aba bana tubatuyeho ubwenge, bazakurana ubwenge budasanzwe, bazamubere ab'umugisha, bazabere umuryango nyarwanda umugisha, bazabere igihugu umugisha, bazabere itorero umugisha mu izina rya Yesu. Bazaba bukwifuzwa, uzabarinde ikibi cyose mu izina rya Yesu. Uzabarinde kuba ibyomanzi n'ibirara, ahubwo uyu mutima n'uburere bakuranye ndetse barimo batozwa, ndetse Mwami Imana ubibakomereze kurutaho. Urakoze, ndagushimiye mu izina ry'Umwami wacu Yesu.
amen.